Nonese nje gusaba umushitsi wawe wambabariye ubwakira umwanya mukavugana ibibazo mufitanye bitakemuka nk'abantu bakuru nibiye koko wambabariye ukamuha umwanya mukavugana ko wenda yahindutse. Ikintu ngiye nshaka kuvugana na Kayire pe byaramemukiye hahandi numva ntashaka kongera kumutega amatwi n'indi nshuro n'imwe. Maka ndabyumva abantu nyine turahemuka ariko wamwumva ukumva impamvu yabimuteye. Ushobora no gusanga wenda impamvu ari wowe ako muganiriye ukamwumva byanze bikunze ikibazo mufitanye mwakibonera igisubizo. Ngaho niba ubyumva nk'uko uri kubimbwira ishyire mu mwanya wanjye. Ibaze gukunda umuntu ukamukunda wese utanitangiriye ukamuha buri kimwe cyose nta kintu yigeze abura ariko yangiza akaguca inyuma. Bahoraga babimbwira uriya mukobwa muteretana aryamana n'abandi bagabo baguca inyuma ariko bitewe n'uburyo namukundaga ntago nabyizeraga cyangwa numve ko ari ibintu bibaho. Numvaga ari amagambo nk'ayandi kwa kuntu nyine ari abantu wenda baba bashaka kubateranya. Imagine ko njye namwiboneye gutya mu buriri ari kumwe n'umugabo turibonanira amaso ku yandi. Maka ndabyumva agahinda ufite pe ndabyumva nanjye narakunze ndakunda urabizi ako byibuze umuhaye amahirwe mukavugana niba ari n'ibidashoboka muvugane nyine umubwire ko ntabwo bishoboka ariko none Alisa ubundi uranzi neza Gende wa musore ugira urukundo rwa nyarwo n'amarangamutima menshi pe arananganza rwose ariko indangagaciro zanjye ntabwo ari izo kuryamana n'umukobwa ari we wese. Naramwereka mama wanjye yagiye abinsaba kenshi yifuza ko twabikora ariko ntabwo nigeze mwereka mama. Turi mu gihe nigeze mwereka mama wakaba nyeretse imico ye neza nuko ameze ntabwo byaba bigikunze. Ariko se wait ntararengaho kubera iki wamugiriye impuhwe cyane uri kumva ko namutega amatwi nkamwumva ubundi kubera iki? Nyine nibyo nari ndi kubwira umuntu uko yakora amakosa kose hari ikiba cyabimuteye. Kayire twarabanye. What? It means ko nawe umeze nkawe rero. Wow. No. Ntumbwire ko imico Kayire afite. No, Mark, no. Mark uranzi. Nawe ngiye kingana gite? Kandebe. Mwiriwe neza. Nzanye umushyitsi. Muraho neza. Muraho neza. Yego. Amakuru yanyu. Ni karibu. Style. Mumeze mute?
sheri muraziranye ndamuzi muzi rwose yewe ni birebire gusa ngewe nawe turazi mumeze neza ariko ni kare ni ukuri murakoze ese twamuha kare wo mu nzu kamujyana umwaka ubushize ubwo nari ndi hano baratifa abantaye bagiye igihe bari baragutwaye baragufungiranye uyu yaje ahangaha ahetse akana mu mugongo so nk'uko nakubwiye wa mukobwa nigeze kukubwira w'umwana mwiza wigeze kumfasha niwe Kayli. What? Umuhungu yagusohoye mu nzu. Ntumbwire ko ari we please. Ntumbwire ko ari we kuko Kayli nta cyiza cye sibyo. Kayli ni umugome. Kayli ntabwo ari umuntu wakagombye kugira inshuti. Nta cyiza cye na kimwe ushobora kumubonaho please. Ko ntabwo twakwirengagiza ko yamfashije. Niba yaragufashije se? Nyine haje kubamo utubazo tw'abakobwa, utubazo tw'abakobwa ariko ntabwo ari ukuvuga ngo completely n'umuntu. Wari ifa abaye yaranakwandujije mu icumu n'ubundi asanzwe afite. Amaka. Please. Neza. Abantu barahinduka ushobora gusanga nawe yarahindutse. No. Niba avuga ko yahindutse ushobora gusanga yarahindutse. Ahubwo wamuha amahirwe. Amahirwe ki? Nkongera nkakundana nawe se never. Ntabwo byakunda. Ntabwo byakunda. Okay. Genda ubona ukomeje kwinangira. Urashaka ngo nongere nsubirane nawe? Ese shyira mu mwanya wanjye nawe wengewe. Cyangwa ugasanga umuntu mukundana ari kuguca inyuma. Wabifata gute? Amahirwe mfite wenda nuko ngo ataba njyewe. So what if yabaye wowe? You can understand, okay? So what? Basi mwegere umbwire ko No, I can't. Please. Rero ndabona ukirakaye. Njye nje gufata telefone ye. Ngo wenda azashaka ikindi gihe yakuvugisha. Wait. Isi cyemezo nafashe wa blaming. Maga kakababaro yaguteye ndakumva. Penda kumva. Okay. Okay. Niba ari wo mwanzuro wafashe kandi nyine ukabumva ko aricyo cyemezo. Urabizi ntabwo nakuvuguruza. So. No wanyu. Completely. Thank you. Kamune telefone. So. Ni ukuri warakoze pe. Warakoze kandi imiti wampaye narayibonye. Imana izaguha umugisha. Sheri ntabwo biba byoroshye kubona umuntu nk'uyu nyine yigomwa agafata amafaranga ye akayakugurira imiti. Ni ibintu by'agaciro. Natwe nadukenera tuzagufasha. Oya namwe mwarakoze kuma amazi yo kunywa na buriya nabyerega biba ari ingenzi. Oya ni mu muco wa Kinyarwanda nta muntu wakwimana amazi yo kunywa. Kandi harya ubushize wambwiye ko witwa ako warambwiye ngo ufite umwana ngo bakwita mama nde? Mama Rwe. Mama Rwe. Ni ukuri ikibazo cyose uzagira uzaze ngiye undebe nzagufasha cyane rwose. Kubera ko ibintu byose wankoreye ntabwo nabona ikintu nkwitura kandi wabikoze mu isegonda rimwe gusa. Sheri uzi ko yambereye ahantu ntari mari. Ni ukuri kw'Imana habuze gato ngo mubwire ngo kariba we. Ni ukuri Imana ibaha umugisha murakoze. Uyu nguyu nawe wajyanye Latifa kwa muganga. Ese burya ni wowe?
ariko uyu mubyeyi agira n'umutima mwiza. Inkuru numvishe ngo imbuto zawe barazangije urenga uranamuherekeza. Yarazimennye ahubwo dore nari nje kubabwira ko yagize nyine ikibazo cy'umutima ariko nyine mbonye kumugumaho kwa muganga bitankundira nagira ngo mwebwe nyine mujye kumwitaho icyo cyari kinzanye. Rwose ntacyo utakoze sheri. uriya ni mushiki wanjye. Ni mushiki wanjye rwose ntugire ikibazo kandi tubikurikirana. Ni madamu wanjye nyine. Rero araza kubikurikirana nta kibazo. Mubikurikirana nyine mumugereho kuko nyine ari wenyine. Kandi warakoze. Yego namwe mwarakoze cyane. Imana izaguha. Kandi ufite nimero yese? Ndayifite. Reka mbe ngiye. Oya nta n'impamvu yo kuvuga ngo reka nguhe nimero zanjye. Wowe nugira ikibazo nta kibazo uzaba. Ni ukuri murakoze. None se umwana araho? Araho usibye ko atari cyane ariko kuko biraraho. Ntabwo bijya bibura ku bana ariko gake gake azamera neza. Azamera neza. Karangase murenze irembo. Ngaho murabeho. Sheri, usika abantu bakigira umutima mwiza bakibaho. Ni ukuri kw'Imana pe. Gusa ikintu kibabaje ni uko usanga ahubwo umutima mwiza usigaranye abakene gusa. N'abafite amafaranga bafite ubushobozi bwo gufasha abantu bananiwe kubafasha. Akenshi baba baribagiwe abantu bategetse sheri. Buriya umuntu aza ahantu yavuye akibuka ineza Imana yamugiriye. Nzi neza ko atakwirengagiza abari munsi. Ngiye ikintu maze kubona cyo ni uko abantu bose bafite amafaranga baramutse bagize umutima mwiza nk'uw'abakene. Isi yaba ni paradizo pe. Nta kundi nyine. Sheri, akundi ubu ngiye nawe Imana iramutse idufashe tukabona amafaranga menshi arenze nayo dufite. Ni ukuri tuzishingira ikigo kirimo abana b'imfubyi tujye tubafasha. N'abagore nk'abariya badafite ubushobozi. Imana ibyumve. Ube mama w'abana nanjye be papa w'abana. Tube ba nyogokuru b'ababyeyi badafite abagabo. Cyane. Ni ukuri. Gare ruva hano hantu dore wicaye cyane kandi urabizi ko wakicaje cyane ari gihe kakurya. Ni ukuri. Niko reka nkubaze. Kumbona warakaye wabyimbaganye habaye. Sura mugore se. Uwe mugore se kandi? Sura mugore wawe. Umugore wanjye we ko ngira umugore umwe kari wowe undi mugore wanjye uvuga n'ubu. Uriya mugore ngo ni nyirankotsa. Ubundi mupanga iki? Ku buryo yirirwa aza mu rugo rwanjye akaza kunuka ngo ibiki n'ibiki. Uriya mugore rero ngiye reka nkubwire mbona ameze nk'uwapfuye kireka niba ahubwo imva ye bari kuyivugurura akabaraje kote izuba. Nyine byuri kubivuga ko mutari kumwe. Uzi ukuntu yanutse? Yaje hano kugutuka. Nose akuziza ikizi. Nyine mbwira ikintu yaje gutuka akuziza. Ni wowe hari ikindi se? Ngewe ariko none mwanyiza agapfizi k'umurenge. Ahubwo niwe wakigize. Ubu ni gute umugore nk'uri yazakunuka hejuru yawe? Nose yagutukiye hejuru yanjye. Ko ntabyumvishe. Siko mbona ufite isonzi kwiga nyine yakubwiye ngo iki yagututsa kuziza iki. Ngiye nkwereke kuntu nca gasuzuguro si ukubeshya bana nabikubwiye. Ngiye nakemera nkakubera inkubi zagiye hori ihagaze ku muryango iwawe. Iki cyose ngakubita ngashwanyaguza. Mbwire yakubwiye ngo iki. Nyine yaje aranuka. Akuziza iki? Akumenyana nawe urasa ku ntego yakuzizaga iki? Byaje aranuka ngo nwita inda yawe ngo ibiki n'ibiki. Twita inda yanjye. Umugore w'umunyamagambo gusa. Yabibwiye niki se ko twita inda yanjye? Yasanzwe uyifashe mu ntoki. Ese ubundi reka nkubaze indi iramutse irimo imbere gutyo umuntu akanakubona uyitwite yatabwirwa n'iki kari yanjye. Muri se ntago ari yawe. Oya ariko nabwo icyo gihe niba ari uko nguko cyaba ari ikibazo. None se ndi gute umuntu ashobora kubona indi irimo imbere mu muntu akavanga inda ni yagashamura. None se umwana utwitayirwa yandika kunda inyuma ku myenda wambaye. Ariko none uri kabara agashamana naragoye ko. Uriya ni umugore mukuru. Urabona ngana nawe se. Ni umugore mukuru se ko yashaka kumenya umwana uri mu nda akamenya nyirawo. Ibyo bintu bibaho. Ubwo wareba umwana uri mu nda y'umudamu ukamenya ngo uyu mwana ni uwa runaka. Ubwo nyine nawe warabimubwiye. Bimubwira se mushaka wiki? Bimubwira mushaka wiki? None ni gutazambwira ibintu. Uriya ni veterineri? Oya nako. Veterineri sori itungo. Nyinda ko waje nambi nguru mushaka wiki? Gusa umva umwiyame sinshaka kongera kumubona mu rugo rwanjye. Nta n'isoni. Nta kindi kimuzana ni gashamura. Nose bambwiye ko mbariye. Ubundi wamuhaye iki? Icyo naguhaye. Nukuri kumbwira. Kandi rero dushitwaye nitwo nanga. Ariko reka nkubwire sheri, reka nkwereke ikintu ngiye gukora. Reka nze nkora gashya.
reka ncaye mu mazimwe reka nyina nkotso zongera kumubona nta rurimi afite ngiye kukuramo ndukuzanire mu ntoki ibyo ni byo wivugisha ase we na Maka mwabaye Maka ari kumwe n'umukobwa mu nzu nawe uri kumwe n'umukobwa mu nzu none se gute ndi kumwe n'umukobwa wowe ugashaka kumva twavuganira ibintu ibyo ari byo byose hari come on ujye uba mature ariko please sibyo ntacyo basi umeze ute I'm okay rero nagira ngo umfashe biriya bintu byose nari ndimo maze iminsi ndimo ndashaka kubivamo nongera ngasubirana na Maka wowe na Mark again ako ibi bintu byanyu muri muyihe mikino ubundi ko muri abantu makuru muri muyihe mikino urabizi ko Maka ariko mukunda nimba wanabyibagira urabizi ko Maka mukunda you wowe ibyo bintu rwose uzabeshya abandi sibyo ndabizi yuko iyo ngingo kuri we ntabwo ishobora ukunda Mark ukicara ukabapoze ngo okay ikindi kandi ibintu mwabaga murimo sibyo urabizi ni ibintu byo kwibanira nka padiri na masera muri aho ngaho nta kintu mukora noneho nanjye ushaka kugira icyo ngukorera ukanyuma umwanya kandi ibyo bigarutse gute No, ibyo byararangiye twarakundanaga na Maka nyine ni gute se nari kumuca inyuma nyine kandi dukundana noneho reba ukuntu byagenze naramuciye inyuma ku muntu atanazi none wibaze iyo biba ari wowe use mama murimo kuvugana njyewe nta kibazo kuko ibintu byose byari kuba nkaho nta cyabaye iyo adufata adufata se gute urase yadufashe gute wari ubizi nari mbizi ariko ari bwinjira akahansanga nuko utazi gutegura ariko njyewe ndategura ibyo tubyore nta nubwo ibyo byanzanye please njyewe ndashaka guhinduka kandi ndashaka umusore umeze nka Mark unsubiza mu rusengero nkagenda nkasenga nka umugore utuje wicaye nkatuza ibintu byose narabibonye ibyo byo gusohoka nabigiyemo abagabo ndabazi abasaza abagisha ibyo bintu byose ndabizi rero I'm tired kandi umuntu nzi neza yuko twakubaka twakicara tukubaka ni Maka wenyine ntuzuye ngo mbivugishwe nawe cyangwa uramukunda genda kugira ngo reka nkwereka kuntu ngiye gashamura najya nkina ngiye mbwira nta kibazo niba umukunda muguharire none ubundi nsigare inda yawe imereye nabi inda yanjye ku kantu k'umuzi unagamo nako ntabwo ari keza inda yanjye uzi ko yanutse inda ikenda kuvamo none nayo yabyumvishe umwana wawe ugiye kubyara ko yaba ari umunyamujinya atangiye kurakarira mu nda reka nkubwire ugende umuhe gasopo kuko njye ntabwo nkunana n'abagore nk'abariyo b'abanyamagambo gusa cyakoze reka nkubwire ngiye kumuha gasopo umva reka nkubwire munya ngiye kumuha gasopo kuryo nazajya kubona azajya ahita yirukanka ndabikwemereye ngiye kumuha gasopo yayindi y'umwihariko ya gasopo isukuye tsundura nkunda ariko nawe nagukunda nkabanza kwirwa manga hariya koko ibyo bintu bibaho nose kubera ukundwa n'abagore benshi rega ndi ikizuba ndi ikizungereza ngo wirwa mu ipantaro imwe ngo mu shati imwe ngo ntacyo uzangezaho ngo ibiki n'ibiki nibyo ipantaro yabizanyemo nakubwiye nti uriya mugore nutamu azagusenyera nanjye mbura ariko ni umusazi ishati imwe gusa iyo urebye urangira ishati imwe se ubundi si wowe wanguriye ikanzu yegura nari kugura ino kanzu nkananirwa kugura indi shati warayibye se ahubwo buri impamvu ni uriya mugore ni umuntu w'umuturage uriya n'umuturage agira n'ishyari noneho nkanjye ngiye kugura imyenda nshobora kugura amapantaro nk'anga ya 20 icyarimwe kagura amashati nk'aya 15 yose asa kuko ngiye sinkunda kugenda kwambara ibintu ni ukuvuga ngo iri bara niba ndikunze mba ndikunze none ugashiduka noneho ngubu ejo nzaba nambaye ibindi bimeze gutya uyu wari nambaye imyenda yanduye noneho babona nambaye ibindi ukavuga ngo ni bya bindi mpora nambaye kandi mba nahinduye n'ishyari ahubwo weho ugenda umwiyama ku buryo n'undi munsi atazongera kuvuga ijambo gashamura ibyo nakubwiye ngo ngiye kumuha gasopo kuko niyongera kukuvuga nzahangana nawe ariko ubundi wazamukubiseho ngo nditonda araje mbone nta soni mbega umugore gusa shiriye kamubwire ndashaka ko tujya kwa muganga mumaze gukora iki kandi aka kanya ugiye kubyara mbese umuntu ajya kwa muganga ari uko yabyaye tujye gukora iki nyine tujye gufata imiti imiti urabizi ko iyo umugore atwite ameze kuriya ntabwo biba byoroshye rero tugomba kujya kwa muganga tukajya gufata imiti ya kera reka nkubwire sheri ikintu cyatumye garuka mu buzima bwawe ni ukugira ngo n'ubundi ibana njye nawe
nidupfa tuzanapfana sibyo ko nta nicyo twanaba reka bura wanamuga n'umuntu se bafashe imiti neza ugize ngo ntaba yemereye kuba nk'imyaka ariko uzabona umuntu atarwaye sibyo nakubwiraga se tuzageyo ubwo n'urucabana bise bivuze nabyemera se kubera iki ntabyemera reka uramutse ubyanze waba umeze nk'uri kwiyahura ntabwo twigendere nose tugende nonaha oya tugende tujye mu nzu tuve hano ibyo nabikwemerera rwose twigendere yizire mama nose amafaranga urayama so please uraza kumfasha byibuze ariko ubundi wamuretse mari niba wamuretse ukamuha amahoro muha amahoro kandi mukunda erega naramukoshereje aracyandakariye ndabizi ko maka nkunda ahubwo yarandakariye ikibazo cyawe yarakurakariye yego ariko n'ubundi ntabwo bizatuma atongera kukurakarira kuko we guhinduka ntabwo ni ikintu nzi ko kidashoboka akuse ko kirimo kunshinja ibyo bintu ubundi yewe navuze ngo ndashaka guhinduka kuko utanyanya okay wa mukobwa wawe ukoze reka mubwire uramo kunshinza ibyo bintu byose wese ki mufitemo abakobwa mpara mu nzu ese ibyo tubyihoreye turi ku kibazo cyane okay basi uramfasha murakorana muri yirwa na please mwani Mark waramubabaje none sinzi asibyo wabiretse ko mbije kubinyibutsa mvuye yaranshwishubirije nawe mvu ibintu utagiye kumbwira wambwiye byibuze kuri wumfasha ndabizi ko muri inshuti ndaza kugerageza icyo nshoboye nyine muri icyo nshoboye ndebe niba hari ikintu nabafasha ariko kuri condition ese condition ibyo nagusabye nawe ukemera ukabinkorera ariko baranjye ariko ubundi hari ikibazo cy'ubuntu ahangaha ku isi no umva mubwire sibyo niba ngufashije nawe ugomba kugira gute kumfasha kugira ngo nsubire na maka nuko ngomba kubanza nkaryamana nawe yes hanyuma se none nituryamana uremera nzabimubwira yuko twaryamanye ni inshuti yawe azabifata nimubwira yuko kugira ngo ugende nyine muganire ari uko banje kuza ko turyamana urumva maka azakubabarira wese ariko umva nkubwire rero ubu urumva wowe wagenda ukamubwira ati rero ase waretse iyo byagenze gutya mbanza kuryamana nawe kugira ngo ugarukire urumva ngaho uzabivuga ariko ubundi ngo uburenganzira uzabivuge niba wumva ari cyo bizakora okay basi nabyo nzavuga ariko nanone wikora none uzabivuge nushaka wambara ibyo bintu ukabyorera nyine nawe ngenda gufasha nawe umfasha umva nkubwire ndabizi gushaka guhinduka bijyanye no kwabivuze basi none reka njyewe mba umuntu wa nyuma uclosing ibi bintu ari njyewe umuntu wa nyuma ariwe ndangiriza reka ngushyiriho akadomo akadomo gusa basi mbwira nimba utari bumfasha ariko urabubaye umugore njyewe nkwemereye kugufasha ibyo bindi uri kunsaba wabiretse rero nawe sibyo fasha please uramfasha god please waretse ibyo bintu ubundi uno mukobwa ari aza agasanga turimo no kuvuga ibyo ngibyo ngo uramfasha muragiye muri douche oya mbagenda ndashaka kwigendera urabikora ni wowe ye kamayi kora hano amakuru ushaka wabuze ni meza ahubwo se we bitebye ko ndambaye kasike kuva ryari uri umumotari njyewe se mutange nyisiza hariya oya se kuva ryari se ko ngweruka ukiri umwana none reka wabaye umugabo kuva ryari uri motari ye narakuze nishingira business bikaba moto menshi agenda invest amafaranga hirya no hino abantu muri no minsi bari kunyirira ubwoba ahubwo we sinzi impamvu mbonye ni wiruka niko komera uko yakamaye ibobo byaje gucamo biti ndemayibobo tusiranye uri umwana yewe ugeze mbona mu mufuka nyenza gusyaga iwanyu ngewe hari ikintu cyonyine mwigeze mumura byibura munanekereze ngiye gakware ariko narakubona wigeze ubura ikintu cyari cyo cyose uvuga ati gakware ndamutekereje hari ibyo bintu byo byakubaho narakubonaga ugenda nk'abandi bose none ngo byaciye musigara motari ahubwo se tudaciye mu magambo iyi kasike atari ikintu baye ese kuba ifite akantu ari cyashya se ni cyashya none bigenda utangahe nese kandi ugiye kwigurisha umbwiye ko usize motari yahize izo bafite zirahagije reka dukoresha ahubwo izo bafite izo kasike ntabahaye zirahagije ahubwo we mbwira umuntu wundi no kasike nayo akatetse ndakata mu make yanjye ashyushye nimba ufite umuntu ushyushye mumereze rwose
cyangwa nawe uyigure wenda wabona ubaye umumotari. Siko nta moto ngira. Gusa hari uwo nzi, hari umugabo w'inshuti yanjye tuziranye wo ninde mbwira witinda wo ninde yitwa ndatuye. Bamwita Isa ajya agura amanuza amakasike afite na menshi cyane. Rero sinzi niba wayimuha. Ariko se ugakoresha iki? Gra. Ubu ngubu nibwo mbonye umwanya wo kukuganiriza. Ariko ndashaka kumenya ni iyihe mpamvu yatumye ukubita Karine ikintu mu mutwe kugeza ubwo yikubita hasi. Ngubwo koko nk'iyo ubikora agapfa wari kuvuga ngo nibyo wari uri kwikoresha. Ariko ntabwo ngiye nabyikoresheje birasa nabikoze nabitekereje. Gusa nanjye sinzi ikintu numvaga kimpata kimbwira ngo nimbikore. Ariko hano namukubise nge nambizi neza ko nta kintu ari bube nenzi kari bugwe tu. Kandi ngiye cyo nashakaga nuko nashakaga kagwa hanyuma bakamujyana ahantu mwari yarafungiye. None niki cyakubwiye ko bagomba kumujyana ahantu mwari yarafungiye? Ngiye nari mbizi neza ko nta handi barabamujyana. Nenzi ko nibabona guwe byanze bikunze bimujyana ahantu mwari yarari. Kandi nicyo kintu cyari gukemura ibibazo nta kintu. Kirabura wakoze amakosa akomeye cyane. None se nkabura koko nkiyapfa koko. Mbwiza ukuri buriya iyo umukubita kira kintu agapfa wari gusobanura iki? Ntabwo yari gupfa. Ngiye ahantu nakubise nari nahabonye kandi nari mbizi neza ko atari bugwe. Kari bugwe nyine agahungabana akagira ikibazo ariko ntabwo. Numvaga nyine ntabikoze nta kindi kintu kiri butume nyine ibintu bisobanuka. Rero biriya bintu wakoze byankize mu kibazo gikomeye. Ubu ngubu ndimo ndatinya gutanga amashusho nafatiye hariya kubera ko amashusho nafashe arimo na biriya bintu. Ngaho utekereza ikintu najya gusobanura njya kuvuga ngo ntabwo uri umufatanyacyaha na bariya kandi bigaragara ko wakubise inzira karengana. Uzise ntutinye gushyira hanze amashusho. Ngiye ibyo ngibyo nta kintu bimbwiye. Aho kugira ngo ureke kugaragaza ukuri nanjye nakwemera bakamfunga. Kandi n'ubundi ngiye niyo bamfunga ntago bankatira imyaka nk'iyo bari abakatirwa kuko ntago tunganya ntago icyaha cyanjye kiremereye nk'icyawo. Ariko ukuri kukajya hanze. Ngiye nta kintu bimbwiye pe. Usiko ntahenze kuri agacucu bingana gutya. Ngiye ntago nakora ikosa ryo kugufungisha singubeshye. Aho kugira ngo nkufungishe byafuma iby'amashusho mbyihorera nkazatanga amakuru mu bundi buryo bakabafunga cyangwa bakanabihorera mu kimwe. Ariko kire ibintu byose wankoreye urabona nabyibagirwa ku buryo nakwitura kukujyana muri gereza koko. Ngo birasa nanjye icyo nshaka no kugira ngo abagume bagaragare. Nje nta kibazo bimbwiye. Niyo banjyana muri gereza ariko kuri kukagaragara ntabwo naba mfunzwe n'icyaha namfungishijwe n'ukuri. Kandi kuri kuratsinda byanze bikunze. Amashusho uzayashyire hanze ugaragaza ukuri kose ko ibintu bimeze. Nje niyo bamfunga ndabizi neza nta meza ngahe bamfunga. Kandi muri gereza ntago ari ugupfa. Nje nta kibazo mfite pe. Kire rwose reka nkubwize ukuri pe. Ukubeshya. Ibi bintu nzabivuga. Nta kibazo birasa. Kandi amashusho nzayatanga. Nje ntungireho ikibazo nuko irange nibyo nashakaga. Gusa ibizaba byose uzabyihangana. Nta kibazo. Ariko abagome bajye hanze ukuri kugaragare bahanirwe ibyo bakoze. Ntabwo banje binteye nje nta kibazo mfite. Wowe ugakoresha iki? Kasike? Bambwiye ko nyine ufite moto. Uragenda umbwira ibyo si iyi ngiyi uzi nayikuye. Okay, nari ko ngwamo ayabyeri ndafungutamo kamwe. Nyinde mbwira ngo uhe nimero za yisi wo nguwo hanyuma nyine tutwumve. Isa sakora iki? Motari tu. Atuye hirya yo. Uranamuzi? Uramuzi umugabo w'umumotari wakoraga. Kandi nawe motari yitwaye sense. Wombwira nimba uri bwame bicira byanjye kuko Kasike muri no minsi zirahari nk'umungu nkubwiye iyi ngiyi kujyanye muri n'urugendo rurerure. Ndi kwigendera gutyo. Nyura ahantu gutya nko kumubishimura nubwo ari ba motari banje baba bifite. Ni nyira hano nga gutyo mu murima nsangamo Kasike. Nimba uri umumotari wanjye nigiye nk'umuntu arayisiga. Nimba ari ikigori cyeze Kasike. Ati ndarose. Bitanyitora njye nangize ngo ni n'urunyanya kuko njye nayibonye imeze gutya. Kuriya nyine. Uri kure kure. Nyine rero sha twabonye yo kurya. Nyine. We nande? Ndakurangira umukiriya hanyuma mvirema. 5 sura zirya. Niba duha nibuze nka bingahe? Ufitamo nka 2 nawe ufate n'igihumbi. Sinjuzanye umukiriya se ufate 2 nyamfate igihumbi. None ninyikurekera urayimarisha. Ari kera sha narareshye. Umva se nyine umva twumvikana. Nyine none se ngurashaka bimegende bite? Weza nano uhamagara uwo muntu tumuvugishe. Urumva umusanga arimo azajya no kumureba ejo nange Kasike bame bice. Ikibazo nuko telefone yanjye yisize mu rugo.
twagenda mu rugo cyangwa se simbizi ko turi bubigenze. Sawa Tamaye, wanyu sari y'ibiki? Wanyu muracyateka, mere waracyateka ya miceri se? Subizi sona nameze neza itata. Tugende nyine, tugende imbere tugiye cyangwa mwarimutse. Oya, ntabwo twimutse ahubwo sinzi niba. Oya gitifu muri manza wagura nta kibazo. Kuma mwahagaze mu nzira sha. Aya yantaga ni menshi ariko numvise. Sambusi yanjye se? Uyu se wateye aturuka. Ntuzamenyere wowe. Twigende mureke. Mva mubwire kire. Rero ngiye bino bintu ndabona ngiye kubikora pe. Ngiye kwemera mbivuge ndetse n'aya makuru yose nyatange. Birasa ibyo ntibigutere ikibazo ngo ngiye nguri guhangakishwa nanjye. Nge nta kibazo mfite, ntabwo babinteye. Bariya bagomaho kugira ngo bahishire ngo no kugira ngo nge ntajya muri gereza. Wabatanga nkemera gereza nkayijyamo, ariko nabo nkababona bari guhanirwa ibyo bakoze. Kire. Reka mushimire. Ikindi kandi akazi wakoze kararangiye. Ngiye kukureka ubugiye, ujye kureba umwana. Kandi warakoze pe, warakoze bihagije. Nawe urakoze n'ukuri. Ariko nzishima neza ari uko ibintu byose byarangiye abagome bagiye hagaragara. Ibyo byo kubita imfubyi y'ubwiriza kurira. Ibyo ngibyo ni ihame rwose nibyo bintu ngiye gukurikirana muri ino minsi. Kuko ngiye nimara gukira ngamera neza. Nicyo kintu nzahita nkora. Ariko mbere yuko ibi bintu byose byo mu nkiko bizaza, wowe reka nguhereza amafaranga ugende ube wita ku muryango rwose ahandi nk'umugo. Igihe cyose uzumva ushaka kuza uzaze pe. Nta kibazo n'ukuri. Kandi ikindi ikibazo cyose uzagira ni ukuri ko Imana uzambwereke ndahari kugira ngo ngufashe. Urakoze cyane. Sibyo? Urakoze n'ukuri. Nari mfite amafaranga make kuri telefone. Reka mbe nyakoherereje. Birasangiye umutima wanjye uzajya hamwe ariko umpamagaye umbwiye ko ibintu byose byatungana. Ntabwo ari igihe uzaguhamagara, ahubwo inzego zibishinzwe nawe zizaguhamagara kuko uri umutangabuhamya. Yes, nta kibazo pe. Ahubwo reka njye nawe duhurire mu rukiko. Nta kibazo. Uzamfashe gushinja bari abantu. Cyane. Kandi umfashe kugaragaza ukuri n'ibimenyetso byose. Cyane. Ahubwo ikibazo mfite, ndi kwibaza, yego Latifa ari kwa muganga ararwaye pe. Wenda mbere yo kugenda ukora ibishoboka byose uherekeza umwari mubanze mugereyo mu murebe. Nta kibazo. Naho Domi nawe tuzakora ibishoboka byose nawe bazamufate bamujyane bamuvure ibisazi bimushire mu mutwe ariko aze bamuryoze ibyaha yakoze. Umva biriya bisazi nibyo yigira bizashira. Asaza ate? Domi nagomba gukira, Latifa nawe agakira akava kwa muganga bose bakaba bazima bakishyura ibyo barikoze ari bazima nta musazi urimo nta n'umurwayi urimo kandi Imana izabigufashamo. Nta kibazo, genda urebe umwari mwitegura. Yego. Murakoze. Mani ntugaseke. Ntugaseke. Ni wowe umuntu wa mbere udafite ikintu na kimwe mariye mu buzima kuba nakubwira ibintu bimbabaje ntugaseka. Oya baba rubwire wahikuye gute? Njyewe nta kindi kintu nakoze. Nateretse hasi icupa ndahaguruka ndasohoka nta nuzi cyabaye. Ndigendera. Ariko ntabwo wari wasinze byadanje. Oya. Urabizi sinjya ngezayo. Sindira gentleman. Waje mu kazi ndakwitegereza. Oya ntabwo byagaragara. Ndabanza ndakureba. Serious? Kare. Man ntabwo wari uri nomo. Pasha? Noneho mbabwire ko uzikora wambaye amasogisi adasa bro. Ni ukuri kw'Imana. Abo waraye mu rugo cyane. Waraye ibyo byihore. Byona naraye byihore ariko oya mbabare mari impungenge nta wundi muntu wabibonye. Nta muntu bitabaho ariko oya nta wundi wabibonye. Oya nta wundi wabibonye. Rero nari nabuze umwanya wundi. Rero uvuze ko ari akantu mpita mbyibuka ndavuga nti no. Ntabwo nari kwihangana ngo sinseke. Nari mbizi ariko nari mbizi kuzaseka. Ahubwo ngo story aho cyana cyawe kigira gutya kizi kindebe kinera injuga kimbwire ngo ibintu ukuntu bimeze kime details zose. Nega amatwi urabizi ko nanjye ikintu cyo gutega amatwi ari ibintu byanjye. Uravuga kaye? Hari undi se. Urumva
arambwira mama ambwira ukuntu ibintu ashaka, arambwira ngo ashaka kumusubirana, arambwira ngo ashaka yuko mwongera mukubaka ibintu bundi bushya. Mutega amatwi cyakoze sinamuciye intege. Ndamwumva ndabwira ati okay, ndaza kureba icyo nakora. Nyine ngo ashaka kumusubirana, ashaka yuko mwongera nyine mukaba like kwa kundi mukibitangira byari bimeze. Nibyo ashaka ko mwongera mukarenuvera urukundo rwayo. Bro, man uriya mukobwa yarambabaje sibyo? Hahandi nibaza se uzi kujya mu rukundo ari ubwa mbere ugiyemo, uzi ukuntu ubushyushye se? Mbese bivuga amarira ngo aze mu maso. Okay. Man unyumva man kandi nanjye ntabwo ndi kubusha. Urumva? N'ubwa mbere nari inkunze. Bro ndagenda ndamukunda nakubwo urabizi. Ndabizi. Rero nje barabimbwiraga ndakarara hooking up n'ibigabo iki tuza fighting bitewe nyine no bitewe n'ukuntu namukundaga nkumva nyine ni kwa kundi baharabika umuntu. Ariko nanjye nabona uburyo ari kunyitwaraho man yarasigaye anywesha amayoga. Urabizi imbere nanywaga 2-3 nkaba nditaye ariko nari nsigaye mara iminsi 2 mu kabari bro ntaza no mu kazi. So rero nje nagira ngo ni ibintu nyine kwa kunda amagambo bashaka guteranya. Ariko kugeza ubwo wisangiye man ishusho ntabwo mba nshaka no kwitekereza. None se uratekereza yari arimo ngo arakubwira iki? Nyine uramuha amahirwe arimo kumbwira ati njyewe nshaka gusubirana na Mark tukongera tukamera neza, narahindutse ubu ngubu ndi umuntu mushya, ibintu byose mutega amatwi ndamwumva. Mu ikihe kizereza ntonzi se narambwira ati okay ndaza kugerageza ndebe icyo mubwira, ndebe icyo mwanya arabizi kuri ishumi yandika. Ariko ikintu kimwe nakubwira shavura imanira kosi wanyuze mu buzima bubabaje imanira kosi